Muraho neza, nitwa Nabo nk'uko mubizi abenshi bazi nka super sexy. Murakaza neza kuri YouTube channel yanjye. Hari hashize igihe kinini cyane ariko ntayikoresha kugeza ubwo abantu batangiye kujya nyine bambaza ese nako twibagiwe kuri YouTube channel bite, wadusezeranyije kutubwira inkuru zawe zose nta nimwe watubwiye. So excuse me, muranyihanganira nabaye busy ukuntu murabizi ibintu byo muri Amerika turagenda tukabura, tuba tugomba gukorera amafaranga, so ugasanga gufatanya akazi, urugo, mbese social media zose umuntu aba afite, ngiyo Twitter, ibyo washyize kuri Twitter sibyo ushyira kuri Instagram, sibyo ushyira kuri Facebook, hakaba ngo Snapchat, ukagira TikTok, mbese nubuze ako nako ni akazi. So rero nagira ngo mbamenyeshe yuko nagarutse ibintu nabasezeranyije kubaganiriza byose ngiye gutangira kujya mbibaganiriza hano. Mubwire bagenzi banyu abatari bazinana cyangwa se abifuza kumenyana ni muntu ki, mubabwire yuko YouTube channel yanjye iri active. Sibyo? Okay, ndatangira mbibwira. Muranzi ni Nabo cyangwa se super sex, ariko ubundi ayo ntabwo ariyo mazina yanjye. Amazina yanjye bwite ni ya Saint Web. Kubanzi kera ntarashaka nitwaga ya Saint Natugonza, ako Natugonza nyine ryakuweho iyo washatse ufata izina ry'umugabo. So navutse mu muryango w'abana 9, ni njyewe bucura bwa mama. Mfite mama wenyine, papa yitabye Imana nyiri umwana. Twavutse turi abana 9, abakobwa 8 n'umuhungu 1. Abakobwa 2 batuvuyemo, ubu dusigaye turi abakobwa 6 n'umuhungu 1. So ibyo ngibyo ni bikeya. Nkaba ntuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahantu hitwa Wisconsin. Amashuri abanza nayigiye mu wa mbere kugeza mu wa 3, nabyigiye ahantu ngo hitwa Kimisange ubu ngubu ni ku Irebero. Ndahava njya gukomereza ahantu hitwa mu Rugarama. Excuse me. Njya kwiga ahantu hitwa mu Rugarama, niho narangirije primaire yanjye. Nari umwana w'umuhanga, naratsinze banjyana mu rwunge rw'amashuri rwa leta rw'i Butare, muri groupe mu Ndatwa mpiga kugeza mu wa 3. Tronkomera nkubita njya kuri Petit Seminaire Baptiste. Ngeze mu wa 6 baranyirukana, ntarakora exit. Banyirukanye njya kurangira uwo mwaka ndicara, kubera ko nyine ahantu hose bari barangije gususha. Mpita njya Bugande gusura abakuru banjye, ndagaruka njya gushaka ikindi kigo, nyibona ahantu hitwa ngo ni muri APEC Remera Rukoma Kamonyi, niba nibuka neza ni Kamonyi. So noneho maze kurangiza segonderi nahise njya, kuba ko navukiye Bugande, niho n'abakuru banjye hafi ya bose batuye cyangwa se bari batuye icyo gihe. Nahise njya kubana nabo, ni naho nakomereje university yanjye, niga ahantu hitwa Nkumba University, niga muri business administration. Nuko byagenze, nuko iby'amashuri byaje kurangira, narangije 2015. Nibyo byerekeranye n'ubuzima bwanjye busanzwe bwa buri munsi.
So ngiye guhera uburyo ndumva mbese uburyo wenda ninjiye muri music industry cyangwa se muri industry nyarwanda. Mu by'ukuri abantu banzanye muri industry nyarwanda ni Urban Boys. Ushobora kwibaza ngo bakuzanye gute, mwahuye mute? Nababwiye ko ibintu byose nzabibabwira, abahanzi banerese bose nzabababwira, nabo nahaye nzabababwira, nabo nahaye bose nzabababwira. Mbese iyi YouTube channel yanjye niyo kubamara irungu pe, ariko nuza hano uje kujaginga ni akazi kawe. Sinjya mbabara, sinjya ndakazwa n'ibyo abantu bavuze, ariko niba ushaka guhavinga fun, kuganira na ngwino karibu. Niba hari ikibazo ufite ku bintu nzajya navuze, wajya kuri Instagram yanjye, Snapchat, Facebook, Twitter, TikTok, ugakomentinga ikibazo cyawe, nazaza hano nkagusubiza. Nta kibazo ngiye mfite, kubera ko hari igihe YouTube ifunga comments ukaba mutakomentinga ku ma videos yanjye. So rero icyo gihe nigaga mu wa 4 secondaire, nigaga nuka muri apeke nyine. Nabyinaga ngo dance moderne, murabizi ibintu byo ku ishuri twinterpreta. Noneho hakabaho n'amarushanwa, amakongo de dance. Tujya ahantu i Butare nyine, sinibuka niba ari mu mberabyombi, ni mu mberabyombi nibuka neza, mu marushanwa. Icyo gihe radio yari igezweho, yari radio Sarusi, aho Mike Karangwa yakoreraga. So noneho amastori yanjye yose ngiye kujya nyababwirira hano. Karibu kabisa, muze mufata agatebe, subscribe, share, comment, bya bindi byayaka, ubundi mujye muza mbashyirireho story. Nibishoboka buri cyumweru nzajya mba postingira ama video nk'abiri cyangwa 3 bitewe n'umwanya mfite, murabizi ibintu by'akazi. So rero tujya muri concours de danse, turabyina, ariko twabyinaga turi amagroupe gusa. Noneho kabaye barangije bavuga ngo hari yindi kategori ngo y'umuhungu ngo kubyina wenyine, ngo cyangwa n'umukobwa akabyina wenyine, bakaza kuraba abantu uburyo nyine barushanije. Twebwe ni ngiye mukobwa waserukiraga ikigo. Noneho nari naramenyereye kubyinana nini na groupe y'abatipe, ndimo hagati nitwaga nyine nabyinaga ibya Brini, ba Sierra, ibintu nk'ibyo. Barangije bati rero Nana uraduseruke, nise ko nta ndirimbo nzi. Ndabyibuka umwana witwaga Sumayire Isuma, yigaga nk'umuhambe cyangwa wa 2, ariko yari sharp. Big up Isuma n'abandi nibuka amazina yabo. Aravuga ati Nana ngo hari indirimbo yari hano igezweho ngo yitwaga Umbrella, ngo wayibyina. Sinari nzi uko igenda, sinari nzi uko ivuga, sinari nzi mbese aho iva n'ahijya. Ubwo abayishyiriyemo maze ngiye hariya we ndiryagaguye, ndiryoshyeje, ngiye kugikuta, ndagikaresheje, nkoreramo n'amasiporo, ibintu byose. Umva sare yose irahaguruka bati uyu nguyu niwe watsinze. Byarangiye nsinze. Noneho maze gutsinda bamfasha envelope, abantu bose baza ngo ye felicitation. Mpita numva ko nabaye umusitari. Umva nufrije nabaye umusitari. Twageze ku ishuri sinaryamye, ntago naryamye, natsinze ninjye mukobwa watsinze muri Butare yose mu kubyina. Bwakeye niba narasabye uruhushya, njya nsaba uruhushya, sinzi narabeshye ngo ndarwaye, ngo sinzi ahantu ngo sinzi ibintu nabeshye, ariko icyo nzi cyo numva narabeshye uko ndwaye. Naho ngiye nicaye muri classe, nkora ngo ubupapuro bwa autographe, nandikaho email yanjye, naho niga
buri muntu duhuye nkabimuha, mbese numvaga ko buri muntu wese w'i Butare yamenye ko natsinze. So umuntu duhuye nkamuhereza agapapuro, ubwo nambaye uniforme, nkajya nkabahereza abandi si ibi n'ibiki, ubundi nkabujugunya mu muhanda ngo babutoragure. Nyine nabaye umusitari, naraye nsinze, mana we. Aho ngaho ariko nkimara kubyina nyine Sarusi yaje kunkoresha interview. Niyo interview ya mbere nari nkoze. Iyo interview nayikoreshejwe na Mike Karangwa Mike, wowe Mike. Mike niwe wankoresheje interview, ariko Mike yari yaguyemo nuko nari umwana. None azanyica. Mike yari yaguyemo ko nuko ukuntu yambazaga, yaranambajije ngo ufite boyfriend. Ndamubwira ngo yego ntinguye, kuko yarandi ruhande twarabyinanaga, yarandi ruhande ngo ngoke ngo ni byiza. Imyaka iragenda, kuko iriya myaka kiriya gihe cyari igihe kiryoshye cyane. So Mike aragenda, baza kumbwira buryo bamvuze kuri radiyo, ubwo numva ko abantu buri muturage butari hose yumva radiyo yanyumvishije ko natsinze, ubwo kandi nambona cyane duhura azahita amenya. Kabaye rero nuko Urban Boys yaje kunshaka. Sinzi niba Mike ari wowe wayoboye Urban Boys akababwira yuko niga muri APEC, ariko nkeka ko ari Mike, kubera ko niwe muntu wari muri showbiz, kandi akaba ariwe muntu twahuye, ngira ngo yari yabonye uko mbyina. Ndi ku ishuri, byari igihe cya visite, mbona abasore 3 baraje ku ishuri, ngo nanango hari abantu bagushaka. Ndumva baraje ari nka 4 cyangwa 3, sinibuka, kuko icyo gihe Urban Boys yari irimo abantu 5, yari igizwe n'abasore 5. Ndabibuka bose. So turaganira, barambwira ngo barashaka ngo ko nzajya muri video yabo, bambwiye ibintu byinshi. Ndavuga se nzasohokane, ariko numva nanjye iyo opportunity itancika. So sinzi ukuntu byagenze, nza gutoroka, nyine nsimbuka ikigo, njya kuri coding na video bandi codingishije, ntabwo nzi ahantu yagiye. Hari indirimbo video banshyizemo ngo yitwa ngo tubanenge tubacyahe abawemerera kababane na. Iyi ndirimbo ntabwo nzi aho yagiye. So noneho batangira kujya bajya kuririmba mu makonseri, noneho bakambwira nkasota nkajya kubabyinira, nkasota niba nanyishyure. Icyaje kubamo mbere yuko naza kubyina, bari abanyabwenge, mwari abanyabwenge mwabatipe. Umwe muri bo yaranterese, nyine numva wateretswe n'umuntu umusitari. Boyfriend wanjye wo ku ishuri arabimenya, ariko yari umwana mwiza, yarankundaga shaho, yarankundaga. Bandusha ubwenge nyine, mpita mba nka mushiki wabo, umva tuba umuryango umwe, bana nabo nyine, mfitemo n'umusheri. Abenshi murabizi, sindi bunamuvuge, murabizi. Ubwo nashaka azivuga, si ngombwa, ariko nateretanye n'umwe muri bo. So birangije nyine urumva ufitemo umusheri, nangira kubyina mfite amaninyo. Ibi muvuga ngo nanafite ikibuno, bamwe ngo ni igiterano, icyo gihe nari mfite amaninyo, nari mfite amabuno. Ureke ibi ngibi maze gusaza. So noneho rimwe ndatoroka ngiye ngo kubyina muri campus muri i Butare. Natorotse directrice wanjye n'abana be baje kureba iyo konseri, akambona mwikaraga imbere kuri stage, nikaraza imbere ya directrice ndikanuma, kandi ubwo nambaye akantu agakabutura kakandi kerekana nyine kibuno neza. So umva nageze konseri yarangiye,
birukanka bajya ku ishuri. Umva nari namaze kugera mu buriri, navuye kuri stage bahita banyirukansa kuko nyine yari yambonye nanjye namubonye, kereka iyo ambona njye simubona. Bageze mu kigo baza kureba ku buriri bwanjye basaba ndaryana, arangije baravuga ati ariko Yase, ndavuga se niki, simuje kunari musanze mu buriri se, hari ikindi? Babura icyo bambwiye, ntibari kunyirukana, nta nubwo bari kunshinja iki, baje bakambona batigeze bamfata. So nuko nguko Urban Boys yanzanye. Urban Boys iranzana, ntangira gukorana nabo. Nyuma bahinduye manager, buriya twasangiye akabisi n'agahiye, bariya batipe turazeranye neza, nubwo tutakivugana kubera nyine gukura cyangwa se buri wese kujya mu mirimo itandukanye, ariko umva niba hari abantu tuziranye akari murori ni Urban Boys. Nabo ni basaza banjye buriya, ni basaza banjye, turaziranye. So tubana muri ubwo buryo, tuba mu buzima bwiza n'ububi. Urban Boys, Safi nibwo yaje guteretana na Knowless, nza nyine kubera ko nari ndi mu muryango wa Urban Boys, nuko nahuye na Knowless. Mpura na Knowless, ari umwana mwiza witonda, akana k'agakobwa kitonda ubona keza kandi gacisha make. Mfatana na Knowless, mu gufatana na Knowless dufatana tuba inshuti na Knowless. Ntangira kujya yatinyaga stage, buriya Knowless yatinyaga stage agitangira. So noneho ngewe mu buryo bwo gufatanya na Knowless, akenshi twabaga turi kuri stage turi kuganira kubera ko yari afite ubwoba. Nawe urabizi umuntu bwa mbere kugera kuri stage kandi yari umwana utamenyereye nyine ibintu by'ubusazi. Njye nari maze gushabuka, njya no kuri stage mbese nta kintu nikanga. Noneho Knowless hari story sizi niba yibuka, hari ahantu yajyaga ajya kugura imyenda. So agura imyenda, tugura imyenda yenda gusa ariko y'amakara atandukanye, biteye kimwe ariko colors zitandukanye. Tugeze i Butare nuza lisani y'ikabutura ya Knowless iracika. Icitse ntabwo yari kujya kuri stage, nuvuga ngo twagombaga gushaka ahantu dukura umwenda. Ahantu hose harafunze. Ndavuga nturabizi, icyo gihe twari twavuye ahantu ngira ngo no guswiminga, yari yavuye ahantu guswiminga Knowless afite swimming costume mu ishakoshi. Noneho namubwira ntuva akabebe akiriye yanjye, ngo none se wowe ni ngewe ndambariye swimming costume yawe. Ati ngo ndambara swimming costume yawe njye kuri stage mbyine. Kandi niko byagenze, yambaye akabutura nambara swimming costume, yari nshyashya yari yaguze, agomba kuzajya kwiswiminga nagira ngo the following day, kubera ko twari mu hotel ngira ngo simbyibuka neza. Njya mu ba campus nambaye ikariso, mfata akesharupe gatoya nkazirika gutya, mbyinana ikariso nana kuri stage, maze stage turayitwika. Twarayitwitse turayihamya. Sinjye wari ufite amaninyo noneho nayishyize hejuru, ngo muravuga ngo nanaramba rusa, nambaye ubusa nigase segonderi. Mbikora biriya bintu nabikoraga mbikunze, ntanabikora nk'umwuga, nabikoraga numva mbikunze, kwa kuntu umwana akunda ikintu akaba excited yacyo. Nibwo buryo nabyiniraga mu bari abantu. Mva kuri Knowless amuza n'abanyamakuru benshi, mpura n'abahanzi benshi, mpura n'aba managers benshi, mpura n'aba DJs benshi. Umva mbese aho ngaho, kuko icyo gihe Urban Boys yaje kwimuka noneho i Kigali, ariko yaje kugeza i Kigali yarashwanye, batipe babiri bamwe bavuyemo. Ariko icyabatandukanyije ntabwo nakivuga mu gihe Urban Boys kigeze kivuga, kandi it's a long time story. So nuko
umwe mu bakobwa njyewe nari naramaze gukuramo akanjye kanjye, buriya ndi umuntu uteretanaga n'umutipe narangiza nkakubwira ninciyeho nkacaho nta kintu dupfuye, just ngira ngo ubwo nabaga naguhaze cyangwa nyine ntacyo gushaka, kandi nta n'umuntu nigeze mbirwaniramo nawe, hano bose byarangiraga neza mpaka wenda maze gukura cyane. So noneho nyine ntangira kujya mpura n'abahanzi bose noneho muzi ba kera. Hari n'abahanzi b'ubu ngubu bapopinga, nibuka najyaga ngaburira umugati na voka we muri arija de poshi yanjye, ariko sinzi, ariko banza babyibuka nubwo bikaruma, nta n'umwe tuvugana, ariko icyo nzi cyo bose barabizi. Umunsi byajaguye nzabashyira hanze, munyiryaho ngo super sexy yambara ubusa ngo batabona ko tuziranye. My dears, one day nzaza zavuyeho, nzabavuga umwe kuri umwe, muza munyinginga ngo nimbasabire Urban Boys bahe stage, ariko ubu ngubu muri abasitari nta nubwo muzi ko mbayo. Mama we, niyo nakoze video yanyu ntimuyipostinga. Iyo nakoze nka video y'indirimbo yanyu ndabibona muyiryaho, njyewe mba nakunze indirimbo zibashaka ko mumpostinga, ariko shawu umunsi mwese nabashyize hanze, kandi nta parido, kubera ko mwese murirya industry nyarwanda mufitanyemo uburyarya, uburiganya, ubugome, ubutindigasani buhose, mufitanye amashyari, wagira ngo hari uzapfa akajyana icyo afite izi saha. Mwagiye mukundanye mugasapotingana, mwabiki ko abanyarwanda ari benshi, ko ubonye ibihumbi 200 n'undi yabona ibindi 200 n'undi akabona gutyo mwese ko mwasaranganye kandi mukabaho neza. Nanaza bongene ushaka kunsapotinga azansapotinga, utazabishaka zabireke, njye ntabwo ninginga. So yego twikomereze story yanjye. Mpura n'abanita Pendo, mpura n'abantu benshi, abana beza, abantu ba kera. Mpura na Hasina twahuye kera, disi ari agakobwa kitonda kagakana, none ngo yabaye bad girl. Hasina baby Hasina kera karakana kitonda shawo kitonda, ariko none agakobwa keza, nuko nyine ubu yabaye bad girl, si just so yeah, nahuye n'abantu benshi. N'ibyo muri industry nyarwanda nateretanyemo n'abantu 2 gusa, ariko nta n'umwe nzavuga. Umwe abantu benshi baramuzi, ariko ndi nta n'umwe muzi, sinamuvuga. Ibyo ngibyo ni ibyanjye nabo. So ababizi barabizi, abatabizi nibyo, sibyo? Nababwiye ko ntabanga, ariko nyine umva ndabibabwiye ntabyo mwari muzi, sibyo? So ikindi ngiye Bugande barambwira ngo ngiye kwigurisha, ngiye kwiga pe. Abahanzi nyarwanda baravuga ngo kagiye kwigurisha i Bugande, ngo kazaza ari umurambo ngo kishwe na sida. Iryo jambo ryavuzwe n'umuhanzi, aribwira njyewe, yarimbwiye kuri telefone. Na graduatinze aravuga ati nana, nari nzi ko wagiye kwicuruza, none burya ko wagiye kwiga, ngo nari nzi ko uzaza uri akarambo ka sida, uje tugiye kuguhamba. Umuntu niko yambwiye. Hari nabo banshingiye shawu, yewe banshingiye abahanzi benshi ndengana, kubera ko nari agasazi nganira n'abantu benshi bakabanshingira disi, barengana abagabo b'abandi n'abasore b'abandi bararenganaga. Nguko nibyo nyine, nibyo ibya industry nyarwanda na
icyo gihe nari nana, ntabwo nari super sexy, nari nana. So ikindi si ubwo mushaka kumenya ni iki, njye Bugande niho nahuriye n'umugabo wanjye. So story rero ikurikiraho nzaza mbabwira uburyo nahuye n'umugabo wanjye. Abantu benshi babyibazaho, turutanwa imyaka ingahe, ese ngo arandyohereza, ngo ese buriya ngo araguhaza, ukagira ngo muramupimye muzi uko mikoro y'ingana. Yego. So nuko byagenze, nuko byaje kumera. Niba ushaka gukomeza kumva story zanjye, ubwo ngubwo usubscribinge. Video izakurikiraho nzaza mbabwira uburyo nahuye n'umugabo wanjye, n'uburyo tubanyemo, n'uburyo ndyoherezamo nanjye amuryoherezamo, niba ari byo muba mwifuza. Dore ko mukunda amafuti. Gusa buranana ngura mugabo azi kunyaza, ngo arakunyaza. Kurongora se nukunyaza gusa. Naragenda nabaze cyakora muri abanyabishegu. Yego ko. So mamu ngo afite gato. None se njye murambona mukabona njye mfite umwobo wakwinjiramo. Umva uzi ko ari njye muba mutuka iyo murimo kumbwira ngo ntabwo yandyohereza. Uko angana nanjye niko ngana. Ko muvuga ngo mwabonye igitsina cyanjye, se mwabonye ari kinini, mwabonye atari gato. Ndabiyamye niba ari ibibazo mwenda kumbaza muzagaruke mumbaze, nzaza mbasubize kimwe kuri kimwe. Ahangaha niho ngiye kujya mbabwirira ibintu byose, sibyo? Nzanababwira uburyo naririmbye indirimbo, nzazana ntiyibaririmbire. Hari umuproducer uyifite yigeze kuyitanga bicuranga rimwe kuri radio, nari mwishe. Indirimbo yanjye muzayimewe DJ Ri, indirimbo yanjye uzayimenye ugurishe, we nzayigurisha kandi nzabonamo amafaranga. Indirimbo nagiye muri studio nyandikira, ariko barayimpaye itararangira. Umva twarayibyinnye mu rugo, ntangira kwiga uburyo ngiye kujya njya kuri stage kuririmba indirimbo yanjye. Yesu weramwe, nuko byaje kugenda. So bashiri, tuzahora ubutahanje kubabwira uburyo ngewe na Mr. Weber twahuyemo, uburyo niba njya muca inyuma cyangwa se naramuciyeho inyuma cyangwa se nteganya kumuca inyuma, byose nzaza mbibabwira, sibyo? So murakoze cyane rero, tuzahura ubutaha. Nimwibagirwe gusubscribinga no kujya kuri Mrs. Weber on Instagram, Nana Weber Facebook, Nana Weber Twitter, na Super Sexy 89 Snapchat. Mumbaza ibibazo byose mushaka ko nzaza hano nkababwire. Ntimuzaze mumbaza bya bibazo byanyu, ngo se Nana ngo uranyara, ngo se Nana ngo bigenda gute, ngo se Nana nta bla nshaka. Muzambaza ibibazo bizima, sibyo? Ibisekeje, bishimishije, n'ibyo kwigiramo, sibyo? Peace. Dusubire mu gice cya kabiri. Bakora ndi n'akagore keza. Bano ko urabona ndamutse nitonze ukuntu navamo umwana mwiza, ku cyundi ndagashinze. Ariko Imana irankunda rero. Gwari uyu munsi ngiye kujya nitonda. Ntabwo nzongera. Icyo nzongera ariko ntabwo nyivuze. Nimumbeshyere. Icyo ntazongera ntabwo nyivuze.